burya rero urumva kwitwaza ukwemera ugakora nabi ntabwo uba wemera witwaje ukwemera burya ni icyaha Imana yanga cyane. Abanyarwanda rero harimo abemera koko, harimo abasenga koko babishyizeho umutima, yewe harimo n'abakiza indwara n'ibiki byose nka nyakwigendera Padiri Ubarde. Tumaze iminsi tubona umuriro, inkongi y'umuriro iri kuba hariya muri Amerika. Nawe warayirebye cyangwa warabikurikiranye? Narabikurikiye. Ese abantu benshi bavuga ko ari igihano cy'Imana, abandi bakavuga ati ni umuriro n'umuyaga. Ibyabaye rero muri California, abantu tuvuga ibyo twishakiye. Hari umuntu uherutse kumpa ubuhamya. Reka mbasubize mwese mukurikira Ririmba Media, mbifuriza kumererwa neza aho muri hose, waba uri mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Mwifurije amahoro y'Imana, dukomeza no kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Dushimira abakomeje gufasha Ririmba Media, abakora subscribe, abatanga ibitekerezo, mwese murabingira akamaro, turabashimiye. Uyu munsi twagarukanye umusaza mukuru, umuntu ujya utuganiriza cyane, hari haciyemo iminsi, ariko twamubazaniye bitewe n'ubusabe bwa benshi n'abantu benshi ukuntu bagiye bavuga ati tuzamugarure tumubaze ku bintu bimwe na bimwe. Twamugaruye Bwana Ngoboka Cyriaque, twakwakiriye kuri Ririmba Media. Ndumva watangira wibwira abakunzi ba Ririmba Media. Murakoze. Ku bataramenyera cyangwa ku bataranyumva na rimwe, nitwa Ngoboka Cyriaque, nkaba ndi umuririmbi aho bigereye. Nabanje kuba umukozi wa leta, ndigisha, ndangije njya no gukora muri minisiteri. Mvuye muri minisiteri njya muri Nations Unies. Ubu ngubu nafashe ikiruhuko cy'izabukuru. Hari umusenyeri mperutse kumva avuga ngo yaciye igihe. Gucyura igihe cyakora nibyo, kuko nyine hari igihe uba ufite ubutumwa runaka ugomba gukora, hakaba n'igihe buba burangiye ukajya mu bindi. Ubu rero nibere mu kuririmba gusa. Nyakubahwa Ngoboka, abantu benshi bakuzi mu muziki wa Kiliziya. Kuki wahisemo uwo muziki kuruta ubundi bwoko bw'umuziki? Nahisemo neza ubundi bwoko bw'umuziki. Burya Yezu bigeze kumwereka igiceri, aravuga ateze cyanditseho nde, asanga hariho Kayizari. Yego. Ati ibya Kayizari mubihe Kayizari, iby'Imana tubihe Imana. Burya rero iyo uhisemo Imana uhisemo neza, kandi irakureba. Ubwo yampisemo ni uwanjye, niyo mpamvu nahisemo kuririmbira Imana. Yego nibyo hanze umuntu ashobora kubiririmba kugira ngo abantu bamererwe neza. Kuyo uzi kuririmba uzi kuririmba, ntabwo uzi kuririmba ibingibi cyangwa ibi gusa, uririmba byose. Ariko icyo uha agaciro cyane cyangwa n'igihe cyawe ukakibiha ni ukuririmbira Imana. Yego. Urakoze cyane. Ese wowe umuziki wa Kiliziya ubona umara iki Kiliziya, cyangwa umuziki umara iki abasenga bose muri rusange? Ndagira ngo nibutse abantu, niba basoma na Bibiliya, niba bagira bate, baravuga ngo mbere y'iremwa ry'isi n'ibindi byose mu ijuru bararirimbaga. Yego. N'ikimenyimenyi uzarebe uwo bita Luciferi wabaye shitani, nawe yararirimbaga. Ndetse na Yezu yageze aravuga ati nimudashaka kundirimbira n'ibiti n'amabuye bizaririmba. Kandi nanone mu gihe byose bizaba byararangiye, ni hahandi hazasigara kuririmba. Nicyo kintu cyiza rero kibaho Imana ikunda. Kandi urabizi ko hari n'umuntu ngira ngo ni Mutagatifu Augustin wavuze ngo uririmbye neza abasenze kabiri. Isengesho riririmbye rero burya rinyura Imana kurusha iryo duhuragura amagambo gusa tukavuga. Urakoze. Ese wowe umuziki uhuza gute n'ubukristo no kwizera Imana? Ibyo bintu ubihuza gute? Ngira ngo hari nabivugiyemo, kuko burya iyo uririmbye uririmba ibyanditswe. Yego.
singiye kuvuga ngo byanditswe byera, vuga ibyanditse muri Bibiliya ntagatifu, bivuze ko amagambo y'indirimbo aba ari isengesho. yego Iyo uririmbye rero uba usenga, kuko amagambo uririmba ari mu isengesho. Ntaho bihurira, sinjye ubihuza, birihuza ubwabyo. yego yego urakoze. Ariko abigisha ijambo ry'Imana bakunze kuvuga ko ibyaha byiyongereye ku isi, ibyaha byariyongereye. Ese wowe ubibona uti? Nawe ubona byariyongereye, ubona byari uko byahoze? Harya byariyongereye, Niko bavuga. byarahoze. None se reka nkubwire, wasomye amateka ya Sodoma na Gomora? Yego. Ibyo byaha se byatumye Sodoma abantu bahinduka ibihinga, niba ari ibishinga by'umunyu? Yego. Uzi ko byaturutse n'ibyaha bikorwa n'ubu ngubu. Urumva rero ni uko abantu bariyongereye, n'ubumenyi n'ubuhanga biriyongera. Noneho rero umuntu atangira ibintu byo kwiyemera no kwikuza ku buryo asigaye abona icyaha ntacyo kimubwiye. Yego. Kuvuga ngo byariyongereye simbizi, ahubwo abantu bariyongereye. Iyo abantu biyongereye rero n'ibyaha biriyongera, kuko ubona benshi kurusha abo wabonaga mbere bari bake. Yego. Uvuze ku kintu cya Sodoma na Gomora, ukuntu bakoraga ibyaha, ariko tuzi ibyabaye nk'iherezo ryo kuri Sodoma na Gomora, ko Imana yaje kubahana, ibahana yihanukiriye. Ese ubihuza gute n'ibintu na skandal iri kuba muri ino minsi, bavuga ngo muri Amerika Los Angeles ngo hari gushya, ngo ni Imana iri kubahana? Ibyo bintu wowe wabihuza? Urumva? Ariko uzisida ikiza, yego, baravuze ngo ni igihano cy'Imana, abantu barasambana yego, Imana ntabwo iteza ibyorezo, yego, byose bituruka mu bantu. None se niba hari ibingibi byaje by'ubushyuhe bwinshi, ntabwo ari Imana yabizanye, nitwe tubikora. Urabona hari ibintu dukora, hakagenda ibyuka bibi bikagenda bigasenya icyitwa ozone, kushe ya ozone. Noneho izuba mbese rikaza, ni nk'inzu idafite plafo. Uzi ukuntu amabati ashyuha, iyo plafo rero uyivanyemo hano ntitwahicara. Ikibazo rero gikomeye n'abantu dukora ibintu tukarangiza tugashaka buri gihe uwo tubyitirira. Imana ntikora bibi, Imana idushakira icyiza, ariko twebwe imyitwarire yacu itujyana mu kibi. Hari n'umuntu waririmbye ngo yifuza icyiza ariko ikibi kikamutanga imbere. Ariko nanone tuzi ko mu isezerano rya kera Imana yajyaga ihana abantu igihe barengereye, nk'urugero igateza imyuzure, igateza inkuba, bamwe bakamirwa n'amafi. Tuzi ko yo nayo yamezwe n'ifi, ari igihano cy'Imana. Ibyo wowe urumva nta hantu bifitanye isano? Harya iyo namirwa n'ifi yamaze igihe kingana iki mu nda yayo? Iminsi harya ni ingahe? Iminsi 3. Yezu yarapfuye arahambwa, yazutse nyuma y'iminsi ingahe? 3. Byari ikimenyetso. Yego. Nibi wabona bigiye kuba iminsi 30, gahita kuba iminsi wibijyanisha gutyo, ushaka gutuba abahanuzi. Yego. Kandi uzarebe no muri Bibiliya biranditse ngo muzirinde abantu bazaza bahanura ibinyoma. Yego. Ntabwo Imana iteza ikibi. Uranibuka ko nyuma y'umwuzure yarahiye ko itazongera. Yego. Bibaho. Yego. Ariko wowe muntu yaguhaye ubwenge kugira ngo wirinde ibishobora kuguteza ibyago. Yego. Warangiza ukabikora. Si cyo kibazo se, barakubwira ngo niba uriye ukumva wijuse rekeraho. Yego. Ariko uzabe turakomeza. Yego. Tujya kunywa dufite inyota. Yego. Ukanywa 1, 2, 3, ugifite inyota. Yego. Urakomeza ukanywa, uri mu kosa. Yego. Ikintu cyose iyo urengereye cyangwa ukarenza urugero, ntabwo bikugwa neza. Yego. Nawe nubwo tuvuga ngo wowe ndagura bihanirwa ugira gute, ariko nawe ubwawe ntibikugwa neza. Yego. Uhereye ku wa mbere usinda ukazageza ku cyumweru, Yego. uzaruhuka ryari? Ese izo nzoga ingaruka zikugiraho mu nda
uzatangira numara kurwara umwijima uzatangira uvuge ngo ni Imana yawuguteye, ni wowe wawiteye. Kubera ko wagiye wiyangiza kandi waragombaga kubungabunga ingingo zose z'umubiri wawe. Yego. None se tukiri kuri iyo ngingo, kuki ibyo bintu byose akenshi usanga niba ari icyo cyorezo koko, niba ari icyo gihano Imana yahaye Abisirayeli, niba ari icyo gihano Imana yahaye abo Yona, kuki ibyo byose biba ari uko habanje kuba ikintu cy'agasuzuguro, handi usanga umuntu ari kuvuga ati Imana nibaho sinkora iki, kuki byose ari bwo biba? Ndongera nkujyane nanone mu byanditswe. Ntabwo Imana ari yo ikugenera ikibi, ni wowe ukijyanamo. Yego. Ariko Imana buri gihe ikagira ite ikakuzahura. Yego. Niko bigenda. No kuvuga erega uri kunsubiza inyuma mu byo nakubwiye. Ntabwo Imana ikubwira ngo kora iki ngo ukubite. Yego. Ni wowe ugikora. Yego. Rimwe na rimwe ukanikubita kugira ngo Imana igukubise. Yego. Siko bimeze. Niko bimeze. Icy'ingenzi ni ukureba imyitwarire yawe ituma ugira ubuzima bwiza ukanagaragara neza. None se urabona umuntu aragira ukaminuza mu byerekeranye n'ubuhanga n'ubumenyi, warangiza ukavuga ngo Imana ntibaho. Yego. Ni icyaha gikomeye cyane, kuko ntabwo wiremye, ntabwo wihaye ubwo bwenge, nta kundi. Kandi ubwenge uzanarebe ushobora wigana n'abandi bagatsindwa ugatsinda. Ukeka ko barusha ubwonko se? Wapi. Oya, ni Imana yabiguhaye iguha ububasha n'ubushobozi kugira ngo nawe uzagire icyo umarira abandi. Warangiza ahubwo aho kugira ngo ugire icyo ubikoresha gifasha abandi, ukabikoresha ku buryo budasobanutse. Yego. Byakugiraho ingaruka uti ni Imana. Uti ni Imana irampannye. Oya, ibi abantu ibintu dukora. Yego. Niba Imana yaraturemye mu ishusho ryayo, dushobora gukora icyiza tukagikora, dushobora gukora n'ikibi nacyo tukagikora, kuko dufite ihitamo. Yego. Ese mu Rwanda ubona naho ibyaha bikorwa cyangwa Abanyarwanda n'abemeramana gusa batayibangikanya? Ahubwo wimbaza uti ese Abanyarwanda baremera? Icyo kibazo nari kukwemerera. Ariko Abanyarwanda harimo abemera, harimo abemera gato, harimo n'abatemera, kandi akagaragara nk'uwemera. Rero umujura ashobora kwitwaza Bibiliya kugira ngo ntihagire umureba, ajye kwiba, bose bavuga ngo uriya ni umutagatifu w'Imana ntashobora kujya kwiba. Burya rero urumva kwitwaza ukwemera ugakora nabi, ntabwo uba wemera witwaje ukwemera. Burya ni icyaha Imana yanga cyane. Abanyarwanda rero harimo abemera koko, harimo abasenga koko babishyizeho umutima, yewe harimo n'abakiza indwara n'ibiki byose nka nyakwigendera Padiri Ubarde. Uzi ko yakoreshaga hositiya. Yego. Erega burya abatabyemera bambabare ntibantera ibuye. Yego. Ariko barabyemera bakabihakana babyemera. Yego. Bigiza nkana. Hari n'abayisilamu babikiriyemo. Yego. Kandi ni hositiya yabakijije. Bivuga ko ni ikimenyetso ko Yezu ubwe aba ari aho ngaho, akagukoraho ugakira. Abanyarwanda rero baremera pe, ariko bagira ikintu ntazi icyo ari cyo kibahungabanya mu kwemera kwabo. Akantu gato kagatuma atana. Ariko burya rero niho navugiye nyine ko aba ari umwemera gato, kuko uwemera bya nyabyo ntabivaho, aguma mu kwemera kwe, akabihagararamo neza, agakora byiza, akanafasha abandi. Abo barahari rero. Ubwo mu Rwanda ariko buriya dushobora gusanga benshi ari abemera. Niko nabivuga. Yego. Tumaze iminsi tubona umuriro, inkongi y'umuriro iri kuba hariya muri Amerika.
nawe warayirebye cyangwa warabikurikiranye? narabikurikiye. Ese abantu benshi bavuga ko ari igihano cy'Imana, abandi bakavuga ati ni umuriro n'umuyaga. Mbega se ntabwo ubihuza ngo uvuge ati wenda nyamara nk'uko bari bavuze ko hari habanje kubonga ibirori, benshi bagashima ababyeyi, abandi bagashima ababo, kwa kundi ushima bagutangije mu mwuga, ariko nta muntu n'umwe wavuze Imana. Ese wowe ubyumva ute ibyo bintu? Urumva nta kintu kirimo cyo kuvuga ati n'Imana yararakaye, nk'uko abenshi bari kuvuga ati mu ijoro habereye inama. Ese wowe uri kubyumva ute biriya bintu? ni bimwe nakubwiye, dushakishiriza ibintu aho bitari. Ubu se abantu bavuga Imana ni bangahe? Hari n'ikindi kintu tujya dukora, sinzi jyewe niko mbibona n'amarangamutima yanjye. Usohoka mu misa niryo sengesho rikuru ribaho. Wagera hano hanze ugiye kunywa akabyeri uti reka maze ntera isengesho. Iryo sengesho se riraruta iryo uvuyemo, kandi ibyo ukomeje birakurikira ya misa uvuyemo. Kuko niho wari ugiye kubitura Imana, niyo ngo uze kubikora bikugenderekere neza. Ibyabaye rero muri California, abantu tuvuga ibyo twishakiye. Nigeze kukubwira nyine ibi ngibi twita mu cyongereza ngo global warming, n'ukuntu twirirwa turwanya ibidukikije. Ibyiza Imana yaremye tubikoresha nabi, tukanabyica nabi. Iyo tubyice nabi rero burya sinzi naturi ko muyita mu Kinyarwanda cyangwa ko nayita mu Kinyarwanda, ariko nyine ni bya bindi bidukikije, n'ibinyabuzima. Kuki tubyicira ubuzima, kuki tubyicira ubugingo? Iyo bihindutse rero kandi byari bifite ibyo biturinda, ibyo byaturindaga bikaza bikatubaho, tukabeshyira Imana ngo niyo yaduteje ibintu runaka. Ikindi kandi niba abantu bari mu birori, ni ryari se abantu badakora ibirori? Ni ryari se abantu badakora ibirori bitarimo n'Imana? Ni ryari se badakora n'ibirori rimwe na rimwe bihakana Imana? Barahiye. Oya, biriya rero nicyo mu Gifaransa dukunda twita phénomène naturel. Bihabaye muri California, nuko hariho haje umuyaga mwinshi, nuko hari ahantu ubona bishobora kuba. None se utuye mu karwa, hakaza umuyaga, amazi akazamuka akaguhitana, wavuga ngo ni Imana yazanye? Uri mu karwa kari mu mazi, amazi yarashobora kuguhitana uko byagenda kose. Tukajya Imana yo iratabara. Ahubwo wabonye hari nka niba ari chapelle cyangwa kiliziya itagize ikiba, n'ishusho ya Bikira Mariya itaragize ikiba. Kiriya ni ikimenyetso ko Imana iriho, kandi ko tugomba kubyemera. Ahubwo twabikuramo isomo, aho tuvuge ngo ni igihano cy'Imana. Ariko hakaba hari nanone abantu na bamwe ugasanga wenda abantu baba muri quartier, baba muri zone imwe, amazu yose agashya, ugasanga inzu imwe niyo yasigaye, inzu y'umukristo. Nyine njyewe mba numva nyine harimo n'Imana pe. Iba yamurinze nyine. None se ntibukise umuntu wavuze harya n'indera ngo ese ngo habaye intungane imwe, aho ni nivu wayibize kuyivuga, ngo ntiwaba ati nabagirira impuhwe. Babanze kuvuga 10 bagera kuri 5 bagera kuri 1. Siko bimeze se? Burya rero ibimenyetso by'Imana nuko tubihisha amaso, ariko biba bihari. Ibitangaza Imana ikora ni buri munsi, buri saha, buri munota, buri segonda. Iyo ukangutse mu gitondo, nanjye nkubaze, uraryama, umenya igihe wasinziririye? Reka. Umenya igihe uri bukangukire? Reka. None se Umunyarwanda ntiyavuze ngo ibitotsi ni murumuna w'urupfu? Iyo ukangutse ntushimire Imana, ugatangira ugasaba ibitangaza, kandi yamaze kuguha igitangaza. Bangahe se badakanguka? Benshi cyane. Twemere
tutabikinisha cyangwa se tutabigendera hejuru. Yego. Emera ko Imana iriho ari ikubeshejeho, irakuramura buri munsi, irakuramira buri gihe, Yego. ariko ntubimenye, ntunayishimire. Hari umuntu uherutse kumuha ubuhamya ati navaga i Bugande, Yego. bari mu ijipe, tumuyita ijipe ariko ubundi ni imodoka katerera umutirisi cyangwa ifite igendera ku biziga bine byose bikoreshwa na moteri. Yego. Sibyo? Nibyo. Ati Imana yarambwiye ngo ngiye kukurinda kubona ibigiye kuba. Yego. Arasinzira bahita bakora accident. Yewe. Urabyumva? Yego. Kandi ntacyo yabaye kubera ko yari asinziriye, ntabwo yahungabanye. Ni ibintu Imana igenda idukorera ibintu byiza ntitubibone. Nk'uwo muntu rero, Yego. tuvuge mu isibo runaka amazu yose arahiye, iyawe irasigaye. Kubera ko usenga, Imana ikakurinda wa muriro, ariko si iba yawuteje. Waturutse ku nzu imwe runaka ifite, tuvuge bashyize nk'amasinga atari meza, yakoranaho umuriro ukaka, umuriro waka umuyaga ukaza, umuyaga waza ugakongeza n'inzu ikurikiraho, nuko biba bimeze. Yego. Ese wowe wizera yuko isengesho cyangwa ukwizera bishobora kurinda abantu muri ibi bihe, muri ibyo bihe byo muri Los Angeles? Cyane. Mu buhe buryo ko nk'ubwo tumaze kuvuga, ntukandondogoze. Erega burya reka nkubwire, Yego. Imana ni Imana kuko ngenzi. Hari umuntu wambaye ubuhamya muri jenoside. Yego. Umukecuru yafashe amazi yavuye Lourdes. Yego. Sibyo? Yego. Afata n'ishapure, agenda atera abana be bose amazi, aravuga ati Bikira Mariya uturinde ibiri kuba. Yego. Bose bararokotse. Urakoze ku kiganiro cyiza tugiranye, kandi tuhora tunagushimira kubw'ubufasha uhora uduhereza kuri Rimba Media. Ariko nkaba nagira ngo tubwire, hari ihuriro ry'abanyamuziki riteganyijwe kuri 31 Mutarama 2025. Nagira utubwireho benshi n'abandi bashaka kubyumva cyangwa kubyitabira, bamenye bagire ako bakuramo. Murakoze. Ihuriro rero rimaze kuba inshuro 6. Abenshi bararizi, abenshi bararyumvise. Iry'uburyo rizaba rifite agahebuzo kubera ko iby'ingenzi byose byagombaga gukorwa kugira ngo bijye mu nama y'abepiskopi, ryemerwe, ribe mbese nk'ishami rimwe rigenderwaho mu byerekeranye na liturujia gatolika. Yego. Ni ihuriro ry'abanyamuziki gatolika, bose ari abigisha amakorale, Yego. ari abayobora abaririmba, Yego. ari abacuranga, yewe n'abahimba, Yego. n'abahanga indirimbo. Barahura rero. Uzi neza ko burya baravuga ngo ihuriro ni ihuro, kandi abadashyize hamwe baranyanyagira. Yego. Ngira ngo hari indirimbo bakunda kuvuga ngo iyo tukuri hafi turegerana, iyo turi kure yawe tugenda intatane. Iyo mugenda intatane ntawe muba mugana, ntago muhuza. ariko iyo muri kumwe mwegeranye, mukagira umujyi umwe, mukagendera hamwe, mugira urukundo rumwe, mukagira injyana nziza zitandukanye kubera ko muba mutandukanye, ariko zose ziganisha mu guhimbaza Imana no guhimbaza igitambo ariho ruba ruzingiye. Iyo muhimbaza mwese mwemera kimwe, mugana hamwe, muririmba neza, burya n'Imana irabegera ikabasanga koko. Yego. Naho ngaho rero ihuriro nicyo riba rimaze. Tumenyane, twumvane, buri wese yumve mugenzi we, icyo amurusha akimuhe, bityo tugendere hamwe dufite umujyi umwe. Tunagire noneho umuziki koko unoze kandi unogeye abakristu, kugira ngo unogere Imana. Urabizi misa itaririmbye uzanabyitegereza urebe, twayita misa.
nigeze gutangira mvuga nti n'Imana ubwayo yaravuze ngo nimutandirimbira yego ibiti n'amabuye bizaririmba yego kandi n'isi igashira bikagenda byose bikayoyoka ariko mu ijuru bazaririmba yego tubijyane muri iyo njyana rero ntidutane tugendere hamwe twumvikane dukore ibyiza kurushaho kubera ko twese tuzatubikorera hamwe yego nk'abanyamuziki watubwira ati aho bizabera dubutumire bizabera muri Paruwasi Regina Pacis yego nk'uko bisanzwe ko ni naho ihuriro ry'abanyamuziki gatolika rifite icyicaro yego baratwakiriye mbonereho no gushimira Musenyeri wa diyosezi ya Butare yego umushya ugiyeho yego yatwakiriye ari Padiri Bosco yego Ntagungira none ubu ni son excellence Monseigneur Ntagungira Bosco yego ndetse yemeye no kutwoherereza uzamuhagararira ariko anatwemera ko azahanyura akaturamutsa urumva rero ni ibintu byiza rwose bishyushye bitangaje hari n'abapadiri barenga 10 bamaze guhamya ko bazaza baherekeje abo baririmbi bizaba ari ibirori biba ari ibirori byiza cyane kandi ntabwo ari ibirori gusa byo gusamara yego ni ibirori duhuriramo tukagira icyo twunguka yego ko hari abazaduha ibiganiro natwe ubwacu ngo niba turi abanyamuziki ariko dufite uko tugenda turushanya ingabire yego tukagenda tugabirana rero gufashanya yego turagushimiye murakoze cyane ubwo kwemera ubutumire ni ukuri ni iby'ingenzi kuri Ririmba Media nkomeza no gushimira abakunzi ba Ririmba Media mwese mukomeje kudufasha abahamagara abandika ibitekerezo byanyu mwese turabashimiye murakoze cyane ushobora kuzimya iyo kamera irakomeza kumfata kandi ntashaka gukomeza kuvuga isigara ifata ubusa